Igice cya kabiri. Uburyo Imana itarobanura ku butoni. Nicyo gituma utagira icyo kwireguza, wa muntu ucira abandi urubanza. Ubwo ucira undi urubanza uba witsindishirije, kuko wowe umucira urubanza ukora bimwe n'ibyo akora. Ariko tuzi yuko iteka Imana izacira ku bakora bene ibyo ari iry'ukuri. Wowe muntu ucira urubanza abakora bene ibyo nawe ukabikora, mbese wibwira yuko uzakira iteka ry'Imana? Kandi usuzugura ubutunzi bwo kugira neza kwayo, n'ubwo imbabazi zayo n'ubwo kwihangana kwayo, ntuzi yuko kugira neza kw'Imana ariko kukurehereza kwihana? Ariko kuko ufite umutima unangiye utihana, wirindirije umujinya uzaba ku munsi w'uburakari, ubwo amateka y'ukuri y'Imana azahishurwa, kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Ariko abafite imitima ikunda kwirema ibice ntibumvire iby'ukuri ahubwo bakumvira gukiranirwa, izabitura umujinya n'uburakari n'amakuba n'ibyago. Nibyo izateza umuntu wese ukora ibyaha, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Ariko ubwiza n'icyubahiro n'amahoro nibyo izitura umuntu wese ukora ibyiza, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki, kuko Imana itarobanura abantu ku butoni. Abakoze ibyaha bose batazi amategeko bazarimbuka badahowe amategeko, kandi abakoze ibyaha bose bazi amategeko bazacirwaho iteka ry'amategeko. Kuko abumva gusa amategeko atari bo bakiranuka ku Mana, ahubwo abayumvira nibo bazatsindishirizwa nayo. Abapagani badafite amategeko y'Imana, iyo bakoze iby'amategeko ku bwabo baba bihindukiye amategeko nubwo batayafite. Bakagaragaza ko umurimo utegetswe n'amategeko wanditswe mu mitima yabo, ugahamywa n'imitima ihana ibabwiriza, igafatanya n'ibitekerezo byabo kubarega cyangwa se kubaregura. Kandi ni nabyo Imana izatangaho umugabo ku munsi izacirira abantu iteka muri Yesu Kristo ku byahishwe byabo, nk'uko ubutumwa bwiza nahawe buri. Umuyuda nyakuri uwo ari we. Ubwo witwa umuyuda ukiringira amategeko, ukirata Imana ukamenya ibyo ishaka, ukarobanura iby'ingenzi kuko wigishijwe iby'amategeko. Ukizigira yuko uri umurandasi w'impumyi n'umucyo w'abari mu mwijima, n'umubwiriza w'abanyabwenge buke n'umwigisha w'abana, kuko mu mategeko ufite icyitegererezo cy'ukuri n'ubwenge kibonerwa muri yo. Mbese wigisha abandi ntiwiyigisha? Kuhana kwiba nawe ukiba, kuvuga ngo ntugasambane nawe usambana, ko wanga ibishushanyo bisengwa nawe ukanduza urusengero, ko wirata amategeko nawe ugayishisha Imana kuyacumura. Izina ry'Imana ritukwa mu bapagani ku bwanyu nk'uko byanditswe. Ni koko gukebwa kugira icyo kumara iyo witondeye amategeko, ariko nucumura amategeko gukebwa kwawe kuba guhindutse kudakebwa. Mbese utakebwe n'itondere byategetswe n'amategeko, kudakebwa kwe niko uzamuhanirizwa no gukebwa? Kandi utakebwa umubiri n'itondera amategeko, nazagutsindisha wowe ucumura amategeko kandi warakebwe ku mubiri. Kuko ugaragara ko ari umuyuda atari we muyuda nyakuri, kandi gukebwa kugaragara ko ku mubiri atari ko gukebwa nyakuri. Ahubwo umuyuda wo mu mutima ni we muyuda, kandi gukebwa k'umutima ni umwuka kutari uk'umubiri, niko gukebwa nyakuri. Umeze atyo ntashimwa n'abantu ahubwo ashimwa n'Imana.